tuzizaga amafuni imihoro nta mungano izo zari intwaro z'abanzi yamenya amaraso menshi abasigaye barahorahozwa ese mwatuzizaga iki ko nawe twagiriye nabi batwara imfura mu bami muza batubarize icyo batuzizaga kwibuka ubutibagirwa ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo duharanira ubutabera no gutaha mu gihugu cyacu muze twibuke hafi adushyire mu biganza by'Imana duhagaze twese abari hano muhaguruke maze niyonzima ahari yegere hafi kuko twabivuganye aze adushyire mu biganza by'Imana dutangire igikorwa cyacu. Data twese uri mu ijuru, Imana ikomeye kandi uri utwitaho uhabwa icyubahiro. Gushimiye ko waturinze by'umwihariko mu nkambi ya Mahama bugacya amahoro uhabwa icyubahiro. Abantu benshi baturutse imihanda yose twaburiye ngaha, imitima irababaye ariko niwo muhumuriza mukuru. Turakwinginze ngo usange imitima yababaye maze mubyeyi wacu uko ubishoboye kandi ukaba uri mugari. Duhamya tudashidikanya ko harimo imfubyi n'abapfakazi ariko ni wowe umuyobozi mukuru. Turakwinginze ngo uruze imitima ya bose. Gahunda dutanga imisozi amahoro turashima izina ryawe. Komeza kubana natwe tujangaje mu izina rya Yesu. Nyakubahwa muyobozi uhagarariye Minema, nyakubahwa Immigration, banyakubahwa namwe bayobozi bandi batandukanye, bavandimwe bakongomani, twishimiye kubana namwe kuri inshuro ya 19 twibuka abacu bazize uko basaga bakorewe ubwicanyi ndengakamere mu bice bitandukanye bya Kongo na hano mu Rwanda, mu Burundi. Banyakubahwa rero insanganyamatsiko y'uyu munsi ngira ngo murayibona, twibuke duharanira ubutabera no gutaha. Mbere y'ibyo byose turashimira leta y'u Rwanda yakomeje kudufasha mu buzima buruhanije kandi mu buzima bwari bugoranye, ubuzima bw'ubuhunzi. Twanyuze mu bibazo bikomeye ariko turashima leta y'u Rwanda kuko yatubaye hafi muri ubwo buzima bugoranye. Turashima HCR muri rusange nayo ko yakomeje kudufasha kandi ikatuba hafi, ikatubera umubyeyi mu by'ukuri kandi igakomeza kudushyiraho ijisho n'ubufasha bwa buri munsi. Nabo turabashimiye muri kino gikorwa cy'uyu munsi cyo kwibuka abavandimwe bacu bazize akarengane, bazize ubwoko batihaye. Turashimira abapartenere batandukanye badufashije kugira ngo kino gikorwa kibashe gushyirwa mu bikorwa. Right, Croix Rouge, turashimira Save, tugashimira Ayateke n'abandi bafatanye bikorwa badufashije kugira ngo kino gikorwa kigende neza. Groupe, turashimira groupe ya Mama Shyaka, Zaninka na Kayitani, nabo baradufashije cyane muri iki gikorwa. Bavandimwe rero turahangaha twibuka abo bavandimwe bacu
bakorewe ubwicanyi ndengakamere. Uyu munsi wa none turabibuka, ariko nanone ubwo bwicanyi mu gihugu cya Kongo n'ubundi twaturutsemo butarigeze buhagarara n'ubu buracyakomeza. N'ubu ngubu ngira ngo buri munsi dusaba ubutabera yuko bwakora, ariko ubutabera bukora kuri bamwe abandi ntibubagereho. Tukaba dusaba imiryango mpuzamahanga Loni kugira ngo irebe yuko natwe dukeneye ubutabera. Murabizi yuko abajenosideri bakoze jenoside hano mu Rwanda nibo n'ubundi bitegembye hari hacu interahamwe na FDLR na Wazalendo. Abo ngabo bose nta wundi mugambi bafite no kurimbura inyokotutsi. Umugambi wabo rero kugira ngo ushyire mu bikorwa bafatanije n'umuterankunga wabo mukuru ariwe leta ya Kongo. Uyu munsi wa none bafasha ikabaha support mu bishoboka byose kugira ngo umugambi wo kwica abatutsi ushyirwe mu bikorwa. Turasaba ubutabera kugira ngo ushyire ijisho kuri leta ya Kongo, ubwo bwicanyi bikomeje gukorera abo umuryango w'abatutsi bose abari hirya no hino Ituri, mu Minembwe n'ahandi, yuko bakeneye ubutabera. Turaharanira none kuri iyi nshuro dusaba yuko twataha, ariko aho twakagombye gutaha leta ya Kongo hatuje abo bagizi ba nabi, abo babicanyi, interahamwe ndetse na FDL. Abo ngabo nibo bokipye ubutaka twaturutseho. Turasaba rero yuko abo bantu nabo ubashyikirizwa ubutabera, kandi bugakora mu buryo nyabwo, abo bakavanwa ku butaka bwacu natwe tugataha. Soza ndashimira abavandimwe tubana muri inkambi baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Namwe turabashima cyane kuko mwaje kudufata mu mugongo no kwifatanya natwe. Turabashimiye by'umwihariko. Murakoze bashyitsi bahire. Ndabona n'umuyobozi wa polisi ahageze, nawe tumuhaye ikaze muri iki gikorwa cyo kwibuka abavandimwe bacu. Umuyobozi tuguhaye ikaze. Murakoze. Murakoze ko tutari dufise gakondo twoba turimwo. Bamwe hirya no hino bagiye bata amasambu yabo, bata inka zabo, bata ibyabo. Uno munsi mu myaka bamwe turiko turagera mu busaza, hari hageze aho dushakira abana bacu, dushakira abuzukuru bacu, dushakira abakwe bacu, dushakira mbese imiryango. Ariko uno munsi bavandimwe, uno munsi dutegaruko ukwezi gushize hasi rigize ikikora, hariho n'abandi ataco baronka. Rero mwihangane, aka karere kacu ni ibihe bigoye cyane, aho usanga n'uno munsi turiko turavuga ubwicani ku bwoko bugenda, n'abatavuga rumwe nabo usanga bagenda bicwa rubozo. Rero turabihanganishije, ni nacyo gituma turose akanya keza natwe tuvuga tuti amahanga, amakungu nasubire arebe never again, ntibize bisubire. Kandi ibiriko biraba muri Kongo kandi bishobora gutandukira n'akandi karere, aho umwana azira uko yavutse atacyazi, atahisemwo uko avuka. Mazahera haducamo amoko tubazi dufitanye isano, mwereko dufitanye urasonga amateka yuzirika imwana, maze abakambwe sindava henda jya hehe, ndabenda jya hehe se ko ngira itongo ngo iwacu ni Rwanda, nagira i Rwanda ngo iwacu ni Kongo. Ese ubundi njye ndinde utagira gakondo, utagira utazi umutima uteye ko banjyana aho ngaho, njye meze nk'inka ijyanywe ku ibagiro. Icyo nsura ni agasura nihewe na rurema, naravutse nsanga umututsi ahari. Ibaya nyinshi twibuka abacu bazize uko baremwe, barishe batarobanuye umukire cyangwa umukene, igambambuga ndetse n'abakambwe, babasore beza n'inkumi,
byarabayeho turatotezwa imivo y'amaraso iratemba ntitwari tuzi ko hazaboneka n'umwurukuka ariko birashoboka turarinda n'amahoro twagera twigeze duhabwa kwamburwa ubumuntu tubarwa bunyamaswa kandi tutarire n'amahoro twagera twigeze duhabwa kwamburwa ubumuntu tubarwa bunyamaswa kandi tutarire n'amahoro twagera twigeze duhabwa kwamburwa ubumuntu tubarwa bunyamaswa kandi tutariremye duhungira mu Rwanda tuva iwacu Bihambwe niyo navukiye duhungire ibyo nabonye muri Mudende muri Mudende umugabo wanjye ntiyapfuye Kalisa Uwimana mukeba wanjye Beatrice nawe ntiyaguye n'abana bose barashira interahamwe twahunze muri Kongo ziranga zidukurikirana mu Rwanda none nkaba nshima kuko ngeze umunsi nkabishimira Imana kuko umunsi w'Imana imigisha narangije kuvuga uriya mitsingi guturika narangije kandi narangije neza. Sinabura gushimira leta y'u Rwanda yadufashije kandi yatubereye umubyeyi. Si ibyo gusa ndanikorera n'ubwo nkorera n'abandi, nabyo ni ishimwe rikomeye twashimira leta y'u Rwanda kandi biri mu bisubizo natwe twishatsemo nk'urubyiruko rw'abakongomani. Ibyo ntibihagije ariko kuba twabaho neza ubwicanyi bugikomeje gukorerwa bene wacu nta mahoro byatanga. Ikindi kandi kubaho neza umuntu akitwa impunzi ibishoboka. Ni muri ubwo buryo dusaba impunzi ziri hano gusubiza imitima yabo ku gihugu cyacu, kongera ubumwe n'urukundo hagati yacu ndetse no gukunda ikiremwa muntu hatarimo ivangura. Turanabasaba kandi gukunda kwifuza no gushaka ibyiza igihugu cyacu cya Kongo hamwe n'u Rwanda rwaducumbikiye imyaka ingana gutya. Turanabasaba kandi kwigirira icyizere no kumva ko dushoboye kuzana impinduka. Soza rero nanone sinabura gushimira Minema baduhaye kino kibanza n'uyu mwanya wo kugira ngo duhosting iyi event ingana gutya. Turabashimira cyane. Ndashimira uhagarariye Minema, ndashimira uhagarariye Migration, uhagarariye inzego z'umutekano, abanyakubahwa mu nzego zitandukanye, umuyobozi uhagarariye kwibuka hano mu nkambi, umuyobozi w'inkambi. Ndabashimira cyane ku bumwe, ubufatanye. Ndagira ngo nsoreze kuri kano kantu mugasubiremo ubumwe bwacu, dusubiremo twese. Nizo mbaraga zizadushoboza gukora ibikomeye. Umunsi mwiza, murakoze. Rero tugarutse hano nababwira yuko icyambere ni ukwibuka mwiyubaka, nicyo gikuru. Mufite teme ikomeye cyane yo kwibuka muharanira ubutabera no gutaha mu gihugu cyanyu, kandi igihugu kibashyigikiyemo kuko icyifuzo cya leta y'u Rwanda ntabwo ari ukubatunga hano ubuziraherezo. Aha ni iby'agahe gato byo kubafasha kuko hano si iwanyu. Rwose mu buryo bwo kubafasha mufite ibihugu mwaturutsemo. Tuzahora dushyira mu bikorwa
gahunda ngari yo gucyura impunzi twakiriye muri kino gihugu. Gushimira ni ngombwa mu buzima, gushimira n'ubumenyi bwiza wagiriwe, ntiwirengagize, ni byiza kumenya gushimira. Gushimira ni ngombwa mu buzima, gushimira n'ubumenyi bwiza wagiriwe, ntiwirengagize, ni byiza kumenya gushimira. Ni byiza kumenya gushimira. Ni byiza kumenya gushimira. Wagenze henshi, wabonye byinshi,